hazaboneka ya meza, Imana yacu ihabwe icyubahiro, hazaboneka imitsima. Abana b'Imana mwahisemo kuba mu ruhande rw'Imana, mwahisemo kwibuka amategeko y'Imana, nimuhumure. Reka mbabwire ngo urugamba rufite uruhagarariye, uyu ni Yesu, kandi ni umugabo w'ingabo udatsindwa, wayoboye urugamba mu gihe cya Yeriko, kandi Yeriko irariduka, n'ibihome byose byo mu isi bizariduka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu kuba mu ruhande rw'Imana rero nta bwoba burimo, kuko mu murimo w'Imana nta banyabwoba babamo. Nongeye kugusuhuza mwene data muri uyu mwanya, kwifuriza gukomeza kugubwa neza, Imana iguha umugisha muri uyu munsi, kugira ngo ikomeze kukugenera ibyo ibona bigukwiriye, kandi ukomeze kugira amagara mazima. Aho twongeye guhurira muri iki kiganiro cyacu uyu mwanya, aho tuzakomeza gufatanya gukurikirana ibiganiro biboneka kuri channel ivuga ngo igihe giheruka, kandi nawe bigiramo uruhare kugira ngo bibashe gusangizwa abandi, bashe kububaka muri iyi minsi ikomeye, iminsi igoye mu buzima bwa mwene muntu, aho buri wese hari ikimureba cyakwiye gukemura ku rwe ruhande. Mana rero uyu mwanya iguha umugisha, kandi komeze kubana nawe, aho tugiye kuganirira hamwe amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo kubibamo nibyo byaguhesha agaciro kuruta kubivamo. Kubibamo nibyo byaguhesha agaciro kuruta kubivamo. Buri wese afite inshingano ye muri uru rugendo tubamo muri ubu buzima, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Hari igihe ibibazo biboneka, umugabo inshingano zamurebaga akaziharira abandi akazireka, kandi atari bwo akemuye ibibazo, ahubwo ibibazo bikarushaho kwiyongera. Hari igihe umugore abona ibibazo bibaye cyangwa se ibibazo bivutse bitewe n'impamvu zitandukanye, agahitamo kuva mu nshingano aho kuzigumamo, kandi ntabwo ari bwo aba akemuye ikibazo. Umunsi umwe hari umugabo wari ubayeho mu buryo bwiza, afite ubushobozi. Ingorane kuko zibaho mu isi, aza gufata ideni, maze gufata ideni akora umushinga abyumvikanyeho n'umugore. Umushinga yakoze w'ubuhinzi uza guhomba, ikibazo kiravuka, banki yaramwishyuzaga, yewe na bamwe mu nshuti ze bari baramugurije. Abuze uko abigenza, afata umwanzuro utari mwiza wo kuba yavaho akava ku isi. Ariko nyamara nubwo yafashe uwo mwanzuro, sibwo yari akemuye ibibazo, ko n'ubundi umugore yasigaranye ibibazo byo kwishyura amabanki, kwishyura amadeni, ku buryo mu byo yari amusigiye byabashije kugurishwa kugira ngo umwenda ubashe kwishyurwa. Mwene data, ntekereza ko icyari kumufasha ni uko yari kwihanganira ibibazo, agafatanya n'umugore we bagakemurana ibibazo, ariko yasize umugore mu kaga. Kandi iyo babonye ubuzima bubacanze, bahitamo gusiga abana babyaye bakabasigira abagore bagasigara birwariza. Kandi iyo bageze ntabwo ari bwo babasha kugubwa neza,
ahubwo ibibazo bikomeza kubakurikirana kuko ntabwo wasiga abana wabyaye bari kubura icyo kurya, bari kubura icyo kwambara, ari inzererezi ku musozi batakubona kandi witwa yuko uri se kandi utarapfuye uriho, ngo nibwo uba ukemuye ikibazo. Ntabwo nawe ibyo byakugwa neza. Damu benshi muri iyi minsi igoye bagiye bafata inshingano batagakwiye kubamo, ndavuga inshingano zo kumva yuko ari bo bakwiye kuyobora cyangwa se kugira ijambo kurusha abagabo babana nabo, aho abagabo benshi batakivuga. Kandi mu by'ukuri igihe Imana yaremaga umugabo yamwise umutware, umugore imwita umufasha. Umugabo yiswe umutware, umugore yitwa umufasha, bivuze ngo umugabo izina ry'ubutware yarihawe n'Imana yo mu ijuru igihe yamukuraga mu biganza byayo, kandi umugore nawe wakuwe mu rubavu rw'umugabo yitwa umufasha, kagufa ko mu magufa y'umugabo. Ngo rero umugore ko byagenda kose yitwa umufasha w'umugabo we, umugabo akitwa umutware. Abagore rero nabo hari igihe bareka inshingano zabo, ugasanga abana babyaye nabo bari kubajugunyira abagabo. Tubibona muri iyi minsi, ndagiye hakaba n'ufite abana barenze umwe akajya gushaka undi mugabo, wa mugabo wa mbere yamutaye. Mbese utekereza ko abo bana basigara bitwa abandi? Iyo uzagera se uzabyara abana bazaruta ba bandi. Nubwo haboneka ikibazo kimeze gite, ukwiye kugira uburyo ukwiye kubyitwaramo, ariko umuti ntabwo ari uguta abana. Bibaye na ngombwa yuko waba utari kumwe n'umugabo bitewe n'uko wabuze kwihangana bitewe n'impamvu ziriho muri iyi minsi zitandukanye, ariko abana ntabwo bakwiye kuba bagerwaho n'ingaruka zo kuba wavuye mu byo wakagombye kubamo mu nshingano zawe. Mubyeyi, mugore mwiza udutegeye amatwi cyangwa se utwumva muri uyu mwanya, kubibamo nibyo byaguhesha agaciro kuruta kubivamo, kuko n'umugabo kubibamo aribyo byamuhesha agaciro kuruta kubivamo. Igihe Imana yaremaga umugabo nk'uko twayibonye ndetse ikamuha n'umufasha umukwiriye, Imana umugambi wayo wari uko umugabo n'umugore bagomba kubana akaramata, ntihabemo divorce cyangwa se gutandukana, ahubwo bakabana igihe cyose bakiri muri ubu buzima, bagatandukanwa n'urupfu. Ariko muri iyi minsi hariho gutandukana gukomeye cyane, kandi hari n'impamvu zakwihanganirwa. Niyo mpamvu mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere, aho tugiye gusoma muri Bibiliya muri iki gice cya 3, hari inshingano ya buri wese. Kandi ngira ngo wowe wumva aya magambo, uramutse uri umugabo cyangwa se uri umugore, uramutse uteganya gushaka, wumve inshingano yawe uyu mwanya, wumve niba koko ukwiye kubibamo cyangwa se niba ukwiye kubivamo, ariko kubibamo niba byaguhesha agaciro kuruta kubivamo. Murongo wa mbere muri iki gice cya 3, namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, barishwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye
zifatanije no kubaha, bahere ko nabo bagira icyo batekereza mu bugingo bwabo, mu buzima bwabo, wenda habaho guhinduka igihe babonye ingeso z'abagore babo. Ndavuga abagore, impamvu mbere ku bagore ni uko urugo rurimo umugore mwiza, ndavuga umugore wubaha Imana, ndavuga umugore ukunda abantu, ndavuga umugore ugaburira abashyitsi, ndavuga umugore wita ku nshingano ze za kibyeyi, yita ku bana, urugo ruragendwa. Nubwo rwaba rufite umugabo utari mwiza, urugo rugira umugisha, kandi urugo ruhoramo imigisha, kuko abakuze cyangwa se abakera baciye umugani uvuga ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Umugore rero nk'uwo ninde wamubona arusha Marijani, ndavuga amavuta igiciro cyinshi, ni umugore uruta izahabu, ni umugore w'agaciro, ni umugore uba wubahwa, ni umugore utanga inama, ni umugore w'umurezi mwiza urerera abandi kuko nawe yirerera, ni umugore utanga urugero rwiza. Bene uyu mugore rero ingeso ze nziza zibasha kuresha umugabo we nubwo yaba atubaha Imana. Bishobora gutuma umugabo abasha kuba yahinduka. Muri iyi minsi abagore benshi basigaye bavuga ko kuba umugabo atari umugabo mwiza, umwanzuro wihuse wa mbere ari ukumuta bakagenda. Ariko se waragerageje? Kora ibishoboka byose, uyu mugabo uramukuyakuya, umugore umukorera icyo akeneye cyose, uyu mugabo yanga guhinduka. Mugore mwiza utegeye amatwi ikiganiro, reka nkubwire yuko hari umugore umwe. Uyu mugore yaje kubwirwa umunsi umwe yuko umugabo we bamufashe asambana, kandi ibyo byari ukuri. Abaje kubimubwira, ndagira ngo utekereze ko bumvaga ko uyu mugore arafata umwanzuro ukomeye cyane, kandi bamubwira yuko naho bamufatiye rwose inteko y'abantu ihari, uyu mugore akwiye kuzana akareba. Mbese ari wowe wari kumva yuko bafashe umugabo wawe nawe ukajya gufatanya n'abandi gushungera, wari kubigenza ute? Ndagira ngo umbwire uwo mwanya umwanzuro wari gufata. Uyu mugore igihe bamubwiraga aya magambo yaje gusubiza aba bari baje kumubwira yuko umugabo yafatiwe mu cyo cy'ubusambanyi, arababwira ati nta kibazo, niba banamufashe ni umugabo wanjye ndamutegereje, icyo nzi cyo nuko nzi yuko nibamurekura arataha. Tekereza uyu mugore. Uyu mugore arangije akora ibyo yagomba gukora. Uyu mugore ategura ibyo kurya. Uyu mugore akora ibyo yagombaga gukora byose abikorera umugabo. Igihe uyu mugabo yatahukaga mu rugo, kuko nta kindi cyerekezo, nta handi yagomba kwerekeza. Mbese umugabo nk'uyu wafatiwe mu cyuho, iyo byagenze gutya yerekeza he? Abagabo benshi bafata umwanzuro wo kuvuga ngo sindi utahe mu rugo, n'ubundi ibyanje byamenyekanye. Yarazi ko n'umugore we yabimenye, kuko ni inkuru yari yamamaye cyane kandi imenywa na benshi. Mugabo igihe yatahaga bwije yaririje birumvikana. Ageze mu rugo ari kubebera, asuhuje umugore, umugore arikiriza kandi yikiriza neza. Umugore wari wumvise ko umugabo wamufashe ari gusambana ati mutware wanjye uje amahoro, ese ntabwo munaniwe? Mwakire amazi mukarabe, mukuremo inkweto, ngizi kamba mbiri, kugira ngo ibirenge byanyu nabyo bibashe kuruhuka kuko byiriwe bigenda. Mwakire ibyo kurya mufungure, mugabo mwiza. Uyu mugabo aho yarari yatekerezaga niba umugore we iyi nkuru atayimenye, ariko urujijo ruba rwose akurikije uburyo umugore we yamwakiraga. Kandi uyu mugabo rwose abasha kuryama, kandi umugore we baryama hamwe. Uyu mugore rwose yamuganiriza nk'ibyari bisanzwe,
kandi ntiyagira icyo amubwira. Nuko buca mu gitondo kugira ngo uyu mugabo abashe kubyuka, umugore abyuka amutegurira ibyo akwiye gutegurira umugabo we. Ari wowe wabigenza ute? Uyu mugabo ndagira ngo mbabwire yuko abonye umugore we mu gitondo buke ntacyo amubajije kandi amwakiriye neza, uyu mugabo urutoto rumuzamo. Uyu mugabo aravuga ati none umugore wanje naramuka amenye yuko ejo bamfatiye mu cyoco cy'ubusambanyi ntabimubwiye biragenda bite? Mbega umugore mwiza, mbega umugore wihangana, mbega umugore w'umunyabwenge, mbega umugore wubaha Imana. Uyu mugabo arangije abwira umufasha ati mugore wanje ndagira ngo ngire icyo nkubwira. Umugore ati ese mutware wanje ni igiki nguteze amatwi? Ati burya ejo nagize ingorane. Ese wagize ingorane ki? Mbere yuko nzikubwira mbanje kugusaba imbabazi, mbese uremera kuzima? Umugore ati mutware wanje ntibikugore, mbese ni igiki wansabira imbabazi nkakikwima? Mbese kuzi ko ngukunda nakwanga kukubabarira nte? Mbese urabona nabuzwa n'iki kuguha imbabazi kandi nkwiye kukugandukira? Kuko twabonye isomo rivuga ngo namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bamwe ari abasambanyi, abandi ari ibisambo, abandi ari abasinzi, bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nuko nabo babasha kuba bahinduka. Ati si mugore wanje, ejo rwose naguye mu mutego, naguye mu cyuho, naguye mu cyaha cy'ubusambanyi kandi baramfashe, none ndi kugusaba imbabazi kuko ntazabyongera. Umugore mwiza ati mutware wanjye, ese niko byagenze? Ndakubabariye rwose, ndakubabariye, ariko mutware wanjye ntuzabisubire kuko hari icyo wamburanye. Se ni igiki se wamburanye? Mugore mwiza utegeye amatwi iki kiganiro, mbese umugabo wawe waguye mu cyuho nk'iki cyacu ubusambanyi ni icyaha gikomeye cyane. Mbese waba nk'uyu mugore, cyangwa n'uguhita uhagarara ati reka ndebe uko ari buhinguke hano ntari burugeremo, induru zikaba zose, ukaba umusozi ku musozi, ukaba umusozi ku musozi, uwari wese kakota, kandi abo ngabo bakumva bakota. Iyo ubivuyemo ntabwo babasha kongera kukubaka ngo bubake umutima wawe, wubake uruziga rwawe rwari rwasenyutse, ahubwo nibo baba mu ba mbere mu kuguteza ibibazo bikomeye cyane. Bagenda bakuvuga amagambo nayo utavuze. Umugabo nawe ahari yabyumva bakamubwira turabizi, ati umugore wawe yavuze yuko utari burwinjiremo, maze umugabo nawe agasirika ati n'urwanje ndakwereka ukuntu nabigenza, nawe akagenda yanungunitse. Umugabo akagenda utareba, yiteguye intambara, maze yasanga urugi rurakinze, wenda umugore yari akinze kuko yamutegereje akaba yatinze, urugi agakubita ibyo asanze mu nzira, agakubita imigera, akagira gute, ubwo induru ikaba yose. Umwe muri iryo joro akicwa cyangwa umwe akajya mu bitaro, abana bakaba basigaye mu kaga. Ariko uyu mugore mu kwihangana kwe, umugore mwiza wubaha Imana, umugabo amubwira uko yahuye n'ingorane, kandi koko zari ingorane bavandimwe, ni akaga. Birashoboka yuko umugabo yagwa mu cyaha kuko n'umugore akigwamo, kuko turi mu isi y'ibyaha kandi aho Satani ahora adutega imitego myinshi. Mbega umugore wihangana. Umugabo igihe amara kumusobanurira kandi umugore umuhaye imbabazi, barongeye barahoberana. Umugabo aravuga ati umva mugore wanjye, nkurikije uburyo unyakiye, nanjye sinzongera igihe cyose byiteka kuzongera kuguca inyuma,
kandi uyu mugabo yafashe umwanzuro mwiza, ntabwo yongeye. Mbega umugore mwiza wubaha Imana. Kandi umugabo, ingeso z'umugore we ziramuhindura, bituma umugabo nawe avuga ati kubera kwihangana kwawe ahuja nanjye nemeye kuwukurikira kuko wanyakiriye ntushyire ku karubanda. Hari abari barekereje bavandimwe, Satani yatimbye umugabo nk'uyu muca barekereje ngo arebe uko bari byitware bo mu muryango. Mbega umugore mwiza. Umurimbo w'abagore muri iyi minsi abenshi ni uwo kuboha imisatsi, kwikwizaho imyenda y'igiciro, yewe gusiga inzara n'ibindi bigaragaza yuko ari abagore basobanutse. Ariko nyamara gusobanuka k'umugore ni uko ari umugore wubaha Imana kandi uca bugufiya, kandi wakira imitwaro y'umugabo we, iby'umugabo we akagira imva bishinguramo, kuko iyo abishinguye bitabasha kongera kugaruka, kuko uwo ni umurwayi we. Uwo ni umurwayi wakwiye kurwaza nk'uko arwaza n'ubundi burwayi bwose. Niyo mpamvu uyu murongo utubwira neza utya ati umurimbo wanyu, ndavuga abagore, wo kuba inyuma, wo kuboha imisatsi, cyangwa wo kwambara izahabu, cyangwa wo kanisha imyenda. Murongo wa 4, ahubwo ubu w'imbere mu mutima, uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, niwo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira n'abagabo babo, kuko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Sara yitaga Aburahamu umutware we. Kubibamo nibyo byaguhesha agaciro kuruta kubivamo. Namwe bagabo, nuko mubane n'abagore banyu. Turi gusoma ku murongo wa 7. Mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera, kandi mububahe. Abagabo tubaha abagore babo, ati naramuzanye ntiyanzanye, babafashe nk'ibitorotoro, babafashe nk'amapunda, babafashe babakoresha buri cyose, ntibabagahenge, ntibabahe n'agaciro. Abagabo bagaburirwa, ntibanashimira ati urakoze mugore, ariko uzi gutegura ibyo kurya biragorana. Umugore akagufurira, umugore akakugabura, umugore akagusasira, ariko muri ibyo byose ntushime, ukarengukana mu kinyuma. Mbega abagabo badashima. Abagabo rero namwe nuko mubane n'abagore banyu babanyure, kandi mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanye namwe gukomera. Bagabo muteze amatwi ikiganiro, iyi ni inshingano yanyu. Reka mbere ku nshingano y'umugabo nk'umubyeyi mu muryango, cyangwa se nk'umutware mu muryango. Igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo cy'uyu mwanditsi, ku gice cya 34 kuri paji ya 205, umwanya n'inshingano z'umubyeyi w'umugabo mu rugo. Mwene data utegeye amatwi iki kiganiro uyu mwanya, ubusobanuro nyakuri bw'ijambo umugabo ni iki? Urugo ni urwego rwashyizweho n'Imana
kugira ngo umugabo n'umugore babane. Imana yashatse ko abagize uruziga rw'umuryango ari umubyeyi w'umugabo ndetse n'umubyeyi w'umugore n'abana bakwiriye kuba muri iyi si nk'urwego ruhamye. Tekereza ko wumvishe icyo uruziga rusobanuye bagaragaje ahangaha. Umurimo wo gukora rero, umurimo wo gukora icyatuma umugabo haba umunezero, ntureba nyina w'abana gusa. Ababyeyi b'abagabo bafite uruhare rw'ingenzi cyane bagomba gukora. Umugabo ni inkingi yubakirwaho ubutunzi bw'urugo. Mbega amagambo meza! Umugabo ni inkingi yubakirwaho ubutunzi bw'urugo, agahuriza hamwe abagize umuryango we, ndavuga umugore n'abana, kugira ngo akomeze kwitwa umutware. Mu mirunga ikomeye y'ubumwe akoresha, urukundo rwe rukomeye ruzira uburyarya kandi rurangwa no kwitanga. Umugabo akwiye kwitangira umuryango. Umugabo ntakwiye guhunga inshingano, ntakwiye kubona akaga kaje nkaho umugabo wiyahuye ngo afate umwanzuro wo kwiyahura cyangwa wo gusiga abana n'umugore, ngo umugore asigare yirenga inshingano. Bene uwo mugabo ntaba gikwiye kwitwa umugabo kuko yahunze inshingano, aba akwiye kwitwa ikigwari. Nawe ukwiye kumushakira izina. Umugabo ni umutware w'urugo. Umugabo akaba na se w'abana, niwe mutwe w'urugo. Umugore nawe akaba amutezeho ko amukunda, akamugira impuhwe kandi akamwunganira mu burere bw'abana babo. Kandi ibyo biratunganye. Umubyeyi w'umugabo rero akwiriye gukora uruhare rwe kugira ngo abo mu rugo rwe banezerwe. Mugabo uhunga inshingano, mugabo wirirwa muri kabare uzi yuko mu rugo ntacyo kurya kiriyo, abana batagira ifu y'igikoma, abana batagira ikayi yo kujyana ku ishuri babirukanye, menya ngo izina umugabo ntabwo gikwiriye kuryitwa, ahubwo hari irindi zina rigukwiriye. Ntakwiriye gukundira ibimuhagarika umutima n'ingorane z'uburyo bwose yaba afite gutwikira umuryango we ngo bimuzanemo umwijima. Akwiriye kwinjira mu rugo amwenyura kandi avuga n'amagambo anejeje. Umugabo yagera bamututse muri kabare yawe n'ingorane, akaza ari kubitura umugore n'abana n'ibyo bamuhaye ntabyakire, akaryama ababaye, akabyitura abana bamuvugisha na oya. Nubwo hirya wabwirwa nabi, nubwo waguhura n'ingorane, ukwiye kumwenyurira umuryango wawe. Ntugaragaze yuko wijimye, ntugaragaze yuko hari ikibazo, kuko abana bahora bazi ko ababyeyi babo b'abagabo ari abagabo bakwiye guhora batanga ibyiringiro. Umubyeyi w'umugabo rero ntakwiriye gutatira icyizere yagiriwe. Uko byagenda kose ntagomba kuvirira ubutware afite bwo kuba umubyeyi. Nguwo umugabo ukwiriye kudatatira igihango ngo abana icyizere bamugiriye bakimutakarize. Mbega umugabo utakarijwe icyizere n'umuryango, umugabo uri mu kaga. Mbega umugabo utacubahwa n'abana, uburyo aba ari mu kaga bitewe no kuba yarabigizemo uruhare. Mwene data, ndagira ngo uyu mwanya, niba hari aho ateshutse ku nshingano zawe, wisubireho kugira ngo izina ryitwa umugabo wongere urisubirane. Ntabwo ukwiye kuba nk'uyu mugabo dusanga kuri urupapuro rwa 217 cyangwa se ku ipaji ya 217, umugabo kwizina. Umugabo kwizina ku gice cya 37. Ntabwo ukwiriye kuba umugabo kwizina. Umugabo witega ko umugore yikorera imitwaro ibiri, kavuga ngo ntibindeba, abana n'abawe.
ibyo mu masambu ntibindeba, bakoze buri kimwe cyose, ubwo we akaba umugabo ku izina gusa. Mbese utekereza yuko ubwo uri umugabo buriya ku izina? Mu miryango myinshi hari abana barutana, bamwe muri bo ntibakeneye kwitabwaho no gutozwa ikinyabupfura na nyina gusa, ahubwo bakeneye n'igitsure cya se ariko kirangwa mu rukundo. Abagabo bagaharira ababyeyi inshingano yo kurera gusa, ngo abana ni abawe, kandi hari abana badakwiye guterererwa cyangwa se guteraganwa, bakeneye n'igicure cya base, kuko hari igihe ba nyina bavuga niho bacishe mu mwuka. Ababyeyi b'abagabo rero bake gusa nibo bita kuri iyo ngingo, bakayiha agaciro kayikwiriye. Bagwa mu ikosa ryo kwirengagiza inshingano yabo, maze bakarunda imitwaro iremereye kuri nyina w'abana, ari nako bumva bafite umudendezo wo kunenga no kugaya ibyo yakoze, bashingiye ku myumvire yabo. Mwana yaba akoze ikosa ngo nica nyina, ngo uri uwa nyoko n'ubundi, kandi nawe nta ruhare wagize mu kuba uwo mwana wamukosora. Wirirwa iyo ngiyo ugatana ijoro ukabyuka ugenda, abana bagakora ibyo bashaka, ntuzi uko birirwa, ntugera mu rugo ngo baganirize, ntugera mu rugo ngo ubashe kumenya imibereho yabo. Ibyo nibyo wibera mu byo kuba wumva yuko wakwibera mu bitagira umumaro, ahubwo amakosa ukayegereka kuri nyina wababyaye. Kubera iki? Ko abana ari abanyu, ko mufatanyije kurera, ko uri umutware. Umuntu aba umutware atayobora, byashoboka bite? Kubera kuba munsi y'iyo nshingano rero iremereye no kunengwa, akenshi uwo mugore warenganye ari nawe nyina w'abana yumva ko yakosheje koko, kandi yicuza ibyo yakoranye umutima mwiza, cyangwa yabitewe no kudasobanukirwa. Kandi ibihe byinshi ntako aba atagize akurikije ibihe n'uburyo aba afite, bikarangira ku bw'uyu mugabo ku izina wamuhamuye, umugabo uhora yasamye, umugabo uhora asohokamo amagambo ameze nk'ay'inshira. Umugore ati noneho mbabarira mutware, none ari nzi yuko ari bibi, icyo cyane niwe wakireze gucyo, icyo cyane ndibyage. Kandi mu by'ukuri uwo mwana nawe akeneye igitsure cya se. Mwene data, ntukwiriye kuba umugabo ku izina, ukwiriye kuba umugabo nyamugabo. Nyamara aho kugira ngo ashimirwe umuhati yakoresheje akageza ubwo ananirwa, kandi ngo bitume umutima usabwa n'ibyishimo, biba ngombwa ko ashengurwa n'umwijima w'agahinda no kumva aciriweho iteka, bitewe n'uko umugabo we aba amwitezeho gusohoza inshingano ze bwite ndetse n'iz'uwo mugabo yirengagije, kugeza anyuzwe nyamara atitaye ku byaba byamubereye inkomyi, kandi umugabo nawe ubwe yirengagije inshingano imureba. Mugabo, ndagira ngo nkubwire yuko ibi bizakugiraho ingaruka. Uzagira amasaziro mabi. Aba bana wirengagije, uyu mugore watereranye ngo yikoreye n'imitwaro yawe wari ukwiye kwikora we ku giti cyawe, uzabyumva bizagushengura, bizakugiraho ingaruka. Kubivamo bizakugiraho ingaruka. Kubivamo nibyo byaguhesha agaciro, kubigarukamo nibyo byaguhesha agaciro. Imana igushoboze kubigarukamo. Wihanganire imitwaro ikuremerera, kuko kwitwa umugabo ni ukwihanganira ibikuremerera, kwihanganira ibikurusha, kugira ngo ubashe gukomeza gusigasira izina ryitwa umutware. Umutware ahora
ahanganye n'ibibazo byabahagarariye kugira ngo bibashe gukemuka. Ntabwo umutwara ahunga ibibazo. Umuyobozi mwiza ntabwo ahunga ibibazo, ahubwo ibibazo abana nabyo. Umugore mwiza n'inshingano ze, kuri iki gice cya 38 paje 223, umugore uresha n'umugabo we. Umugore aresha n'umugabo we. Umugore akwiriye kuba mu mwanya Imana yamugeneye, katanga ka mbere, akaba ahwanye n'umugabo we. Isi ikeneye ababyeyi b'abagore batari ababyeyi ku izina gusa, ahubwo b'ababyeyi nyabo mu busobanuro nyabwo bw'iryo jambo. Dushobora rero kuvuga tudashidikanya ko inshingano zihariye z'umubyeyi w'umugore ari izera cyane kurusha iz'umugabo. Reka umugore azirikane ukwera k'umurimo we, maze akore inshingano yahawe mu buzima afite imbaraga no kubaha Imana. Mureke arere abana, abatoza kuba ingirakamaro muri iyi si, kandi abarerere kuzaba mu isi izarushaho kuba nziza. Uyu mugore aresha n'umugabo mu nshingano ze. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo iyo umugabo yubarije inshingano ze n'umugore akubariza inshingano ze, baba baresha mu nshingano. Kuko ntabwo umugore yahawe umugabo ngo umugabo abe uwo kumukandagira, uwo kumutwaza igitugu, ahubwo yamuhawe kugira ngo bunganirane. Umugabo n'umugore rero barangana mu nshingano, buri wese mu nshingano ze, nta n'umwe uzihunze. Mbega umugore mwiza! Umugore ari nawe nyina w'abana ntakwiriye gukoresha ingufu ze zose, kandi ngo areke gukoresha imbaraga ze. Umugore ari nawe nyina w'abana ntakwiriye gukoresha ingufu ze zose. Hari abagore bakora ubutaruhuka ntibaruhuke, kandi nanone ntakwiye kurega gukoresha imbaraga ze. Mu yandi magambo, akwiye gukora ariko akigabanyiriza akaruhuka, kugira ngo nanone bitamugiraho ingaruka ngo yishingikirize ku mugabo we gusa, we ntacyo akora. Hari abagore muri iyi minsi bumva yuko abagabo babo ari bo bakwiye kubatunga muri byose. Umugore ntagire na kamwe agerageza. Twabonye ko hari abagore bashoboye bari mu myanya z'ubuyobozi, abadepite, abaminisitiri, yewe hari n'abaperezida. Abagore nabo barashoboye. Abagore bashoboye gucuruza. Abagore bashoboye kuba nabo bakwambika abana. Mugore utegeye amatwi iki kiganiro uyu mwanya, ndakurarikira kudatega amakiriro ku mugabo wawe gusa, ahubwo nawe ukwiye kugerageza ibyo ukora, kuko hari igihe iminsi mibiza wowe wishingikirizaho ukamubura, kuko birashoboka turi mu isi, cyangwa se akagira ingorane z'ubumuga. Mbese uzabigenza ute niba warimenyereje kumva yuko uzarya ari uko umugabo wawe aje? Isabune niwe, umunyu niwe, igitenge niwe, n'abana niwe. Ibyo byose akaba ari wishinga. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana atari ko yabigenye, ahubwo ukwiriye nawe gukura amaboko mu mufuka ugakora, ntukoreshe ingufu zose nk'ipunda, ukagira ubwo uruhuka, ariko kunganira umugabo. Umugore akwiriye kumva ko abarwa kimwe n'umugabo we, ko agomba kumuba iruhande, agakiranuka mu mwanya w'inshingano yahawe, kandi n'umugabo we nawe bikaba bityo. Umurimo we mu burere bw'abana babo mu ngingo zose ziwugize ni uw'icyubahiro, kandi ni uw'agaciro kimwe n'indi nshingano iyo ari yo yose ashobora guhamagarirwa gukora, nubwo yaba iyo kuba umukuru w'ubutabera mu gihugu. Noneho mwumvise yuko umugore nawe yaba n'umukuru w'ubutabera, yaba n'umucamanza, ariko ntakwiye kwirengagiza inshingano z'umuryango. Ababyeyi benshi muri iyi minsi
twumva yuko inshingano zatunaniye ari abandi bakwiye kuzikora. Umwana yarananiye nagera ku ishuri abarimu nibo bazabasha kumukosora. Gute nawe warirengagije inshingano zawe? Bagabo benshi iyo basize abagore mu miryango mu rugo, agasanga umugore yafuriye abana, agasanga umugore yakuwe, yakiye abashyitsi, yatetse, kuko avuye gukorera amafaranga, ibyo ntabiha agaciro. Ariko nyamara iyo wamenyaga agaciro k'ibyo umugore yakoze, wabashije kumwubaha, wabashije kumushima, wabashije kumukunda, kuko aba yakoze inshingano ikomeye cyane. Bagore turahamagarirwa inshingano zacyo, bagabo turahamagarirwa inshingano zacyo, buri wese biramureba. Kubibamo niwe byaguhesha agaciro kuruta kubivamo, kandi bikazaguhesha n'amahirwe yo kuzaba mu ngoma y'Imana. Mbega amahirwe y'abagabo n'abagore n'abana bazabana mu ngoma ya Kristo, mu ngoma y'Imana. Uyu mwanya nkwifurije kwita ku nshingano yawe nk'uko biri, ngo Mwuka w'Imana bigushoboze mu izina rya Yesu. Urakoze Data, kuko wongeye kutumenyesha ijambo rye ritwereka katanga ka mbere uburyo wagenye ko umugabo akwiye kuba umutware n'umugore akaba umufasha, bombi bakuzuzanya kandi bombi bakakirana imitwaro, buri wese mu nshingano ye. Muri iki gihe Data, abagabo bari guhunga inshingano zabo, abagore bagahunga inshingano zabo, bigatuma imiryango myinshi ibonekamo akaga gakomeye. Abana bakaba inzererezi, bakabaho nabi, kandi umugabo nawe akabaho nabi n'umugore akabaho nabi. Abagabo n'abagore benshi bari gutandukana muri iyi minsi kubwo kutihanganirana. Data, dusaba imiryango nk'iyo ngo Mwuka Wera yongera amanukire iyo miryango, buri wese yite ku nshingano ze. Umugabo yongere yumve ko umugore akwiye kumukunda kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Umugore nawe yumve yuko akwiye kugandukira umugabo we nk'uko itorero rikwiye kugandukira Kristo. Kandi ibyo byatuma buri wese mu nshingano ze abasha kubaho aguwe neza. Data mwiza, iyi miryango yubake, ubahe kukugira nyambere kugira ngo ubashe kubera umuyobozi, babashe gukora inshingano yabo neza muri ubu buzima, bihanganirane, bakirane imitwaro, buri wese agira imva yo kubikamo ibya mugenzi we ngo abishinguremo, kugira ngo buri wese yihanganire undi. Kandi abategeye amatwi iki kiganiro ubahe guhindurwa na Mwuka Wera. Umugabo atere ku mugabo kwizina, ahubwo izina ubutware arisigasire. Umugore w'umugore mwiza utanga inama, wubahwa n'abana kandi ukundwa n'abana, kandi utanga n'inama mu muryango, ngo abe icyitegererezo ku bamuzengurutse. Kuko nizeye yuko twumvise Data, ubidushoboze mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amena.